Yo guys, mumeze mutese. Uyu munsi ndashaka tuganire ku modoka yitwa royce cullinan. Iyi royce cullinan, umuntu ukurikirana imbuga nkoranyambaga, ndagira ngo nkwibutse ko ari imodoka wabonye Diamond yaguze muri iyi minsi yashize. Nshaka kukubwira nyine bimwe mu biyigize uko imeze. Icya mbere ni igiciro cyayo. Iyi royce cullinan iyo uyiguze muri Amerika uyigura ku madolari 330, ariko ushobora kujya nko muri UAE ukayisanga ku 335, the same na South Africa ya 335, harengaho n'ibindi biceri nka 350 gutyo. Ariko iyo uyiguze USA uyisanga ku 330. Iyi modoka rero type ya moteri yayo ni gas. Then ikindi kintu nakubwira, drive type iri all wheel drive. Noneho ifite silendere zigera kuri 12. Imyanya y'abagenzi ni imyanya 5, itwara abantu 5. Ikaba ifite imiryango 4. Ikindi kintu nakubwira ni twajya kuri drive train, ariho hanari drive type nakubwiye all wheel drive. Transmission ni 8 speed shiftable automatic and ikindi nakubwira ni fuel consumption. Kuri fuel consumption ifite muri city, mu mujyi bisanzwe hatari highway, ku birometero, kuri miles zigera kuri miles zigera kuri 490 ishobora gukonsoma litiro zigera kuri 12 za essence. Noneho muri highway kuri izo mile yakonsoma litiro 20. Yaba biri combined, harimo gace ka highway akandi ari ahasanzwe nko nyine hari city, ikonsoma litiro zigera kuri 10, hagati ya 14 na 16. Ikindi nakubwira kuri iyi modoka ni najya kuri moteri yayo iri direct engine, ikagira base engine size ni 6.81 inches. Noneho cam type cyangwa se ubwoko bwa camshaft ni double head camshaft. Ikagira horsepower ya 571 horsepower, na kuri horsepower ikagira RPM 5000. Noneho kuri torque igira 627 pound foot pound. Noneho ikagiraho 1600 RPM. Valve timing iri variable, ikagira valve zigera kuri 48. Ibijyanye na dimensions cyangwa se ingano, ifite igira height ya 1.524, ubwo ni metero 1 nyine n'ibice 524. Ubuhagarike bwayo height. Noneho length, uburebure bwayo kuva harya inyuma kugera imbere ifite metero 5. Wheelbase kuva ku ipine rimwe inyuma ujya ku rindi, cyangwa kuva ku ipine rimwe imbere ujya ku rindi inyuma, ifitemo metero 3. Noneho width, ubugari bwayo ni metero 1 n'ibice 8288. Urumva ni hafi metero 2, zenda kwegera metero 2, metero 1 n'ibice birengaho. So kuri iyi modoka rero ikindi nakubwira ni kuri suspension yayo. Suspension ni 4-wheel independent suspension. Noneho ikaba na front and rear, ikaba inafite front and rear stabilizer bar. Ifite stabilizer bar y'imbere n'iy'inyuma. Iyi modoka ku bindi bintu igiye ifite by'umwihariko ni nk'uburyo inzugi zayo zifunguka. Iba yifitemo umutaka n'imbere, iba yifitemo ahantu ushobora iba yifitemo agafirigo, ifitemo ahantu haba hari ibirahure 2, cyangwa se bitewe n'ingano nyine n'ibindi bintu biba birimo imbere. Harimo ahantu ushobora gutwara champagne, harimo ibindi bintu bya danje. Ifite
muri butu yayo ukuntu hameze. Ikindi ni kariya iriya logo ya royce, hari ukuntu umuntu ashobora kuyikurura nk'ushaka kuyiba. Kuri iyi royce cullinan iyo uyikuruye cyane ihita yisubizamo hasi. The same nk'iriya royce mperuka kubereka ya phantom nayo niko imeze. So iyi modoka rero ikintu abantu bayikundira royce cullinan cyangwa se ama royce muri rusange, ni imodoka uba ushobora gutwara nyine iri VIP. Of course birumvikana iri VIP wayitwara mu mujyi bisanzwe, ariko uba ushobora no kuyitwara muri highway. Nicyo cyiza cyayo, no muri highway iragenda. Ntabwo ari imodoka yo kuvuga ngo niyo gutwara muri city gusa, na highway ishobora kugenda. Ikindi nayikubwiraho, kategori yayo, iyi ntabwo iri lux, iri save cyangwa se support utility vehicle. Iri save support utility vehicle, yo ntabwo ari type ya luxury car. So thank you guys for watching this video. Another things you can write down there in the comment. You can ask me some question and follow me on my Instagram is elmogen2, and my Facebook is elmogen big dollar. Yeah, you can write for me. If you need my number, you can DM me on Instagram or on Facebook. I can give you my number, then we talk to each other. Niba ushaka kumbaza nyine byinshi wakoresha izo mbuga nkoranyambaga zanjye, then tukaganira tukungurana ibitekerezo.